umukobwa twakundanaga yari afite amabanga menshi yamishe, ibanga rikomeye cyane, ryari ibanga ridasanzwe. Buri munsi najyaga kumureba ku kazi, yari umukobwa ukora cyane kandi natekerezaga ko ari umukobwa w'inzozi zanjye. Nanjye nakinjira nawe ati yego nubwo mfite akazi kenshi ariko nta kibazo twavugana, you know I love you kandi buri kimwe cyose kigomba kugenda neza. Ngaho vuba tuganire. Mu kwinjira kuko naramukundaga cyane, numvaga buri kimwe cyose twagikorana. Hari agapapuro nari mfite mu ntoki, ako gapapuro ako kanya nagashyize kuri dosiye ziwe ku madokima yari ari gusinyaho mu kazi. Nawe mu guhindukira ati wawu dore se aka kantu kari keza wagakuye he ko ndi kubona kari sose karashimishije. Nanjye ni yego karashimishije ni keza pe kandi nanjye ariko nakoze ikintu kimwe cyonyine kandi ukansubiza nawe ati yego nta kibazo, icyo wansaba cyose nakiguha, si ibyo twemeranyije. Mu mufuka wanjye nifitemo amatike 2 ninaguzeho kujya kureba filime. Ndavuga ati uyu munsi tuza kujyana kureba filime. Nawe ati ako kanya ibintu byahise ahinduka mu maso, nahise mbibona neza ko ahindutse ku rwego utabasha gutekereza. Mu kumwitegereza yarambwiye ati ibintu twavuganye tuzashyigirana ibihe byiza kuwa 4 byonyine, none ubundi kunshaka kugira buri munsi ntabwo byashoboka. Nanjye ariko se kubera iki niwe ati ntabwo byashoboka. Nanjye ni ko icyo wumva ko buri gihe niba nta kintu uri kumpisha bitakunda. Yakomeje kunsobanurira ati ntabwo byakunda, twasezanye ko tuye duhura kuwa 4 gusa, indi minsi mba ndi busy, mba ndi mu kazi. Naramusobanuriye yanga kubyumva bwo Caroline atangiye kumbwira ko bitakunda kandi uko ndi kumwangiriza n'igihe rwose. Nanjye n'umujinya mwinshi ati okay byihorera, niba wanze kunsobanura nyine ubwo ibyo ni nibikureba. By the way ndi kukwingingira iki se? Ubwo hari wenda ufite abandi bahungu muba muri kumwe ukaba warangeneye umunsi wo kuwa 4 gusa. Nasohokanye agahinda kenshi, girlfriend wanjye nawe yasigaranye agahinda ari kwibaza uburyo ibyo bintu byose bigiye kuba. Gusa none natekerezaga ko ari ikintu kidasanzwe. Ako kanya gahasaga nkaho nyine bukiri kare gutangira kwira gake gakeya, nibwo naje kureba inshuti yanjye magara yitwaga Patrick. Yari umuntu wanjye naramukundaga cyane, nawe yari akiri mu kazi. Nahageze narakaye, mu kwagira narakaye naramubwiye ni you know what, ndashaka ko uyu munsi ujya kureba filime. Njye ntabwo ndi bugire, fata n'amatike, si ngombwa ko njya kureba filime. Patrick ati ariko ntukaba umwana ko iki se utari bugiye, ugomba kujyayo kandi ugomba kujyana n'umukunzi wawe, sibyo? Alright, hangana n'ubwoba bwabaza umukunzi wawe ikibazo afite. Nanjye ni ntwayinga buri munsi try my level best, nta kintu na kimwe nashaka kumbwira. Patrick ati dobo ntabwo ari ubwo buryo bwiza bwonyine wakoramo bino bintu. Genda umugerageze umuganirize, wumve impamvu badashaka kujyana nawe, wumve impamvu byonyine bihora ari kuwa 4 gusa. Nicyo kintu cyiza cyonyine, gerageza. Nayo magambo Patrick yambwiye. Nanjye ni ariko zikari byo kumva guhangana n'ubwoba bwanjye, nkamubaza impamvu kuko ushobora gusanga we naba ndi kumubreminga kandi hari izindi mpamvu zitandukanye zibimutera. Patrick yakomeje kunsobanurira ati wihangana n'ubwoba bwawe, ntabwo umukunda, urashaka gutandukana nawe, niba bishaka ubwo byihorera, ariko niba umukunda ati hangana nabyo. Nakomeje kwitegereza Patrick uko nari kubimbwira, mbona ko nta kintu kiba nifuriza. Yakomeje kumbwira ati gerageza, niba udashaka kumubura. Nanjye ati yego nta kibazo, reka ngerageza. Caroline namukundaga cyane ku buryo na Patrick yari abizi. Buri gihe yambwiraga ikintu kibi yambwiraga ko ngomba kubura Caroline. Nakomeje gukora buri kimwe, agahinda karangica. Gusa none numva inshuti yanjye byiri kumbwira ari ukuri. Patrick ati good luck man, ndamenya kidikanya ko biri buze kugenda neza kandi I think ko ibyo ngo byari ukuri. Kuko nasize Patrick ndagenda. Patrick asigari kuvuga ati ariko ubundi bamuhungu urukundo rumaze kumugira icyamamare like somehow ndakubona ntazi ibintu bidasanzwe arimo. Ako kanya nese nisanga ahantu mu mwijima, ahantu hadasanzwe, aho nari ndi kugenda njyenyine. Byose byabaye mu ijoro, nuko kugenda njyenyine hari ahantu mu mwijima hadasanzwe kandi ahantu hasa nkaho hateye ubwoba.
narebaga hirya no hino nkabona hari ijimye, nta kintu na kimwe gihari usibye umwijima gusa, nkatekereza ko n'ubundi biri buze gukunda kandi bitagenda neza. ubu reba numvaga ubuzima ngiye kubamo ari ubuzima bugoye cyane kandi ari ubuzima budashoboka. Mu kwinjira ahantu natekerezaga ko wenda ari bumureze igisubizo cya nyacyo, ndahabonye ikintu kibi cyonyine. Iri joro ni imwe mu majoro ntashakaga gutekereza, kandi ryari ijoro ribi. Kwinjira ahantu nahura n'ibintu bibi, ahantu hari umwijima hateye ubwoba. Mu kureba nabonye umukunzi wanjye afite urukero cyangwa kariya kantu bajya bakoresha bari gukata inzugi nanone za triplex n'ibindi bintu nk'ibyo. Nibwo buryo namubonagamo. Byose byarancanze. Mu kureba nasubiye inyuma nk'umuntu wagiye kwica, kumbe byari inzozi. Byose nibyo nari ndi kurota, nari nataye umutwe. Numvaga kubaho nafite Caroline bitayibuze gukunda, bitewe n'urukundo namukundaga rudasanzwe, bitewe n'uko namufataga nk'umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye. Nuko nguko namufataga, kandi natekerezaga ko Caroline ari umugore w'inzozi zanjye. Ako kanya nimara kunywa icyo kunywa cya mu gitondo, nabyutse kwa Caroline, numvaga aricyo gisubizo cyane cyo cyonyine. Nabyutse nkomanga ngira nti fungura. Mukundeba njyewe nitegereje ati ariko se ufite ikihe kibazo muri iki gitondo? Ndi kwiborosa nawe uraje. Ati ariko Jack, what's wrong with you? Nakubwiye ko ari kuwa kane gusa, kuwa kane nibwo mbona umwanya, ko icyo ushaka kumbangamira. Nanjye ati fungura, ndarambiwe guhora ndi kugutekerezaho bikanyicira akazi, bikanyicira ibyo ndi gutekereza byose. Please open the door, cyangwa umbwire urukundo umenye. Ndashaka ibi byose tubishyira ku murongo, cyangwa ukambwira ko utakinkunda. Ubundi noneho nashaka ibindi bintu nikorera, kuko I'm so even tired. Naniwe cyane ibi bintu uhora unkorera, sinzi ikintu uri kumisha. Niba ari n'umugabo muryamanye aho ngaho nawe mumenye, mbese buri kimwe cyose nyimenye. Niba koko udashaka ko dutandukana, njye niteguye kukubara buri kosa ryose. Caroline mu kunyitegereza yahise agira ubwoba. Yabonaga neza noneho ko ndiseriye ibyo ndi kumubwira. Namubonye mu idirishya nkomeza kuvuga nsakuza cyane ati open the door, fungura. Ntabwo nshaka kwirirwa nkomeza mpanganye nawe like this way, I don't need. Ntabwo mbishaka. Ngayo magambo nabwaga Caroline, umukobwa nakunze ubuzima bwanjye bwose, umukobwa numvaga natanga buri kimwe cyose kubera we. Ninangiye kumubwira nawe bitewe n'inzozi nari narose. Ndavuga ati okay. Mukundeba n'agahinda kenshi ati ubanza hari wenda uyu muhungu ari n'umusazi. Ati okay, reka ngufungurire. Si ushaka kumenya buri kimwe cyose se? Reka ngufungurire. Nibazaga ikintu Caroline yampishe agituma mpereza umunsi umwe wonyine mu cyumweru kikancanga. Ngira nyitegereje ati sibyo washakaga se? Nagufunguriye, ngaho winjira. Nanjye ati yego, nibyo nashakaga kwinjira ngo menye whatever and ever what's going on in your life. Bimeze bite? Caroline ati tugende nyine. Nkurikira tugende. Follow me. Naramukurikiye. Ariko mu mutima natekereza inzozi narose, nkavuga ati se aba yagiye kunyica kandi nanone. Ariko natekereza ko Caroline uburyo nkundamo kunyica akabikora. Nakurikiye Caroline yanjyanye mu cyumba cyari umusaza urwaye cyane. Nihagera ndetse nanjye gutekereza tuse ibi nibyo byonyine yamishira cyangwa hari kubyitwaza kugira ngo nyine anerimuwe. Twarahageze agahiza kesha arandura arambwira ati zimwe mu mpamvu zatumye guhereza umunsi umwe mu cyumweru ni uyu musaza uryamye hano, ni papa wanjye. Mu mwaka washize yarwaye indwara ya stroke. Ni kunguka bameze ingenzi nyine bari kujya mu mwiteho. Umunsi umwe wonyine nibwo baza kumfasha kumwitaho. Bangomba kujya mu kazi nkakora, ndetse nyuma nkagaruka nkita kuri papa wanjye. Ntagaruka nkwanga, ntabwo ari uko nashaka kujya out musohokane nawe, nuko mfite inshingano nyinshi zirenze ubwenge bwanjye. Nanjye ubwanjye numvishije nigaye bitewe n'ukuntu nabwiraga Caroline. Nabubwira ati oya, biragoye, ndi kumva ntazi ukuntu noneho byitwaramo. I'm sorry. Niko kumubwira ati kwira icyo wabimpishe kubera iki? Nawe ati ntabwo ari ngombwa ko buri kintu cyose
turebe mu buzima bw'umuntu akivuga rimwe na rimwe tuba tugomba kugira ibanga tukagira ibyo tuvuga ibyo tutavuga like muri ubwo buryo akwiye nagombaga kubigenza nari bifite kubigurisha because ubwo byakoreraga it was none of your business nuko byagombaga kugenda kandi very sorry imbabarire nk'uko Karoli yambwiye nsaba imbabazi abikuye ku mutima ati imbabarire numvaga wenda kubikubwira icyo kintu kibi cyonyine nakora kandi nyine kikaguturisha nanjye kikanturisha the reason why it is nuko nyine byagombaga kugenda agahinda karanyishe ndebye papa w'umugore wanjye we nifuzaga kazambera umugore wanjye nubwo ibintu bitangiye guhinduka ibindi gusa nakindi kintu nagombaga gukora usibye nyine kumubwira ko bishoboka kandi ko nshaka ko dusangira umunsi nuko nyitegereza ati mwese basurambabariye ko ntakubwiye buri kimwe nyamara byateye ariko nifite time ujye umbwira buri kimwe ndagukunda tuba tugomba gusangira buri kimwe cyose nk'abantu bakundana Coin yarishimye rero buri muntu ugiye kumuha hafi mu buzima bwe gusa nanjye naribwe mu mutima wanjye gutekerereza umukunzi wanjye ikintu kitari icyanyacyo naratekereje ni nshobora kunda umunyamakosa nikunda cyane ndi selfish nta kintu cyiza na kimwe njya mbona ku mukunzi wanjye gusa iyo bigeze kuri kaburimbo mba ngomba kubona ibyiza gusa ni uko nguko byagenze gusa ntabwo ko tugomba gusangira ndetse tugasangira na papa we yarishimye cyane buriya muri ubu buzima tubamo bwa buri munsi bibaye byiza tukajya turikagubuka mu kuvuga mukibaza impamvu abantu bataduhereza igihe hari igihe ushobora gusanga uwakwimye igihe afite ikindi kintu gikomeye cyane kiri mu mutima we stay safe be blessed ndabakunda ni wowe tuyingabire akiro kanyamibwa